Aha, mwiriwe neza. Yego turashima Imana. Amakuru ni meza. Twe turi update ni channel nshya ikunze kuvuga cyangwa kuganirwaho ibiganiro byubaka societe nyarwanda. Ariko arabanza twibwire mbere yo kukubaza cyangwa se no kuganira mu buryo burambuye. Yego. Amazina yanjye nitwa Dusomukiza Flavie. Yego. Ndubatse mfite umugore n'abana. Amina. Imana yabahaye umugisha. Turayishimiye cyane byimazeyo. Flavie, ibyo nkubwira mu kanya mbere yuko twibwira. Twishimiye cyangwa twumvise bitujemo kuganira ku uruhare rw'umuryango wa Gikristo mu kubaka societe nyarwanda. Kandi tuba tuzi ko wabidufashamo kutuganiriza kuri icyo kintu cyane ko hari byinshi yabivugwa, ariko tuba dukeneye abantu b'inzobere nkamwe kugira ngo mudufashe mutuganirize twubake societe yacu. Mbese tuganire mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ariko teme ya nyayo cyangwa se insanganyamatsiko yacu yari iyo ni ruhare ki umuryango wa Gikristo wagira kugira ngo twubake societe yacu, societe nyarwanda. Yego. Tuguhaye ikaze. Murakoze. Hari uburyo mbyumvamo cyangwa se uburyo mbibona, na buri muntu wese wenda afite uko abibona cyangwa uko abyumva, ariko nk'abakristo burya biba ari inzira nziza igororotse iyo uri umukristo, no kubana n'abandi biroroha cyangwa se birashoboka kubana n'abandi neza, akaba ariho biza muri societe. Abantu bamenye Imana, hari imyitwarire yabo, hari imbuto bera, hari imico runaka batajyamo, hari imico runaka imbuto berera abandi, yaba ari mu kazi, yaba ari mu ivugabutumwa, mu kwamamaza ubutumwa bwiza, yaba ari no muri rusange abantu bose usanga nta kibazo cyane. Yes, uvuze kuri ako kantu mpita nibuka ikibazo gikunze kuvugwa muri iyi minsi. Harimo haravugwa ikibazo cy'amadini cyangwa se amatorero menshi arimo araza muri Afrika cyangwa mu Rwanda muri rusange. Yego. Ukibaza uti aya matorero yinjiye mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa muri Afrika, ubwinshi bwayo hari impact iri negative iri positive yazanye, cyangwa se yazanye impact iri negative? Ni ikihe cyiza iyo witegereza neza yaba arinjije muri societe yacu, cyangwa se niba ari n'ikintu nacyo kitubwira? Mu by'ukuri birasobanutse. Nk'abakristo hari ikintu tuzi neza cyangwa se dusobanukiwe neza ku bijyanye n'aya matorero cyangwa se aya madini agenda avuka, kuko ijambo ry'Imana rirabitwereka neza ngo mu minsi y'imperuka hazabaho amadini y'inzaduka, cyangwa se hazabaho abantu baza biyitirira izina ryanjye. Ni ukuvuga ngo rero ntago bitunguranye kuza kw'aya madini, ni ibyahanuwe biri gusohora. Niyo mpamvu rero ntago twavuga ngo yose ngo yazanye, hari ikibi hakaba n'icyiza. Mu by'ukuri ndasobanura ku kibi yaba yarazanye. Harimo ibintu byateye cyangwa se biriho ubu ngubu, aho usanga umuntu umusize mu rugo, umudamu ugasanga yagiye mu bintu byo mu masengesho, ugasanga aririrwa ararara mu cyumba, umugabo aratashye aramubuze, abana babuze umubyeyi kubera yagiye mu cyumba. Mu by'ukuri ntabwo ari bwo buryo dushakamo Imana. Turashaka Imana ubutayu, turashaka Imana ariko tutazi ngo Imana turayishakira he. Ntabwo Imana iri mu butayu, nta nubwo Imana kandi twumva ngo nuko twagiye mu butayu, cyangwa se ngo nuko umaze amasengesho ngo nka biriya ngo dusabwa gutera ikirenge mu cya Yesu. Ariko nanone ntago kuvuga ngo mbe nibabaze amajoro 40 ntarya nsenga, ntahura n'umugabo wanjye ngo yankoresha icyaha, ntahura n'umugore wanjye ngo yankoresha icyaha, abana bakakubura. Mu by'ukuri ugasanga umuryango urasenyutse, cyangwa se abana babayeho barerwa n'abakozi n'ibipupe, amafilime
ngo nukubera iki uvuze ikintu cyitwa gusenyuka k'umuryango ugasanga reka mpite nkomereza ngo uvuze ikintu cyitwa gusenyuka k'umuryango mpita nibuka abantu bitwa cyangwa biyita ngo ni abahanuzi bo muri iyi minsi ngo cyangwa ngo ni abanyamasengesho ugasanga umubyeyi yafashe umwanya we wowe uri umugabo wagiye guhiga umudamu agahita afata umwanya agahita ajya muri babanyamasengesho rimwe na rimwe biba bisekeje akagenda akirirwayo tujya tubibona kenshi swat ku masocial media cyangwa n'abantu bakabitubwira ariko ugasanga niho hagiye gutangira gusenyuka k'uwo muryango sinzi ngo abo ngabo bitwa ngo ni bita ngo iki bariya usanga aza akakubwira ngo ngenda guhanurira ariko nyine ngo ndakenera n'agatike ni mpemuke ndamuke yarangiza umugore akoze ku mafaranga umugabo yamusigiye uko bamuhanuriye amata y'umwana arabuze cyangwa imbuto zabuze hari undi wamerutse kumva avuga ngo yaragiye baramwigisha bavuga ngo nutanga ibi turagukubira ngo Imana izakubira inshuro 70 ahita afata imodoka y'umugabo atanga kontake umugabo yari ati imodoka iri he ati nayihaye Imana ati ko Imana izahita baduha imodoka 70 no kuvuga ngo hari ikintu tutari tubasha gusobanukirwa neza kandi ngira ngo nsobanurira abantu ni ukuvuga ngo umuntu aricara agakereye ikintu tugendeye n'akazi ko muri iyi minsi karabuze kandi dufite ibibazo byinshi kandi iyo turi mu kibazo nta kindi tubona gishobora kudukura mu kibazo ni Imana niyo mpamvu rero umuntu wese uje atubwira ku Mana tubyumva kugira turebe ko byibuze twakemura iki cya kibazo tukareba ko byibuze byaje no kuvuga ngo nibyo bintu nari ntangiye gusobanura ntidushaka Imana mu buryo butari bwo no kuvuga ngo gushaka Imana hari ukuntu baza bakakwigisha burya baba babanje kukwigisha atasiyo baranza bakakubwira ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege no kuvuga ngo ikintu gukunda bigendana no gutanga bakabanza bakakwigisha nyirizina ko gutanga bijyana no gukunda uvuga ngo noneho bamara kukwigisha icyo kintu bakongera bakakubwira yuko nta muntu wigeze ukorera Imana ngo yikorera amaboko kumva koko ni ibintu bikumotive kumva koko ni ibintu by'ukuri akongera akakubwira ngo nuvuga ngo nutanga iki urakubirwa 7 nuvuga ngo rero aho ngaho iyo bamaze kukwigisha aba yamaze kugufata umutima noneho byagendanira n'ibibazo ufite nyirizina aba yamaze kugufatira nuvuga ngo kagatike bya bindi niba uziko Imana gukubira 7 gutanga 5,000 bagusigiye by'imbuto umunsi umwe ntibarya imbuto ariko ejo bakarya imbuto nk'ibiro bingahe urumva biba bigize niyo mpamvu rero nkubwira ngo turi gushaka Imana ariko tukayishaka mu buryo butari bwo ndetse tukanasenga Imana ariko tutazi imisengere nyirizina ya nyayo yego tugasenga Imana ariko tutazi uburyo dusengamo Imana ariko igihe kirageze ngo dusobanukirwe Imana nta kindi kizagusobanurira Imana ni ijambo ry'Imana ariyo Bibiliya harimo ubusobanuro busobanutse njyewe niyo mpamvu nagutumiye nyine niyo mpamvu nagira ngo dufate ubusobanuro bumeze gutyo ariko ubundi nta nubwo twakabaye tujya mu bintu byinshi gusa buryo ushobora kuganiriza umuntu cyangwa kuganiriza abantu muri rusange akagira icyo bakuramo yewe n'izo nama ziba zikenewe abo bantu twitse mpemuke ndamuke baza gusenya ingo z'abandi sinzi ngo buriya mugabo wawe buriya mugore dutandukanye ibintu ntago Imana cyangwa se gusenga Imana ntago bisobanuye ko umuntu azaza akakubwira ngo umugabo mubanye imyaka igera muri 7 ngo ntago ari umugabo wawe urundi Imana yakweretse nkamucemeje barakantu hari muri Bibiliya hari umurongo w'imivuga ngo cyagihe Yesu ari ku musaraba umwenda wari ukingirije ahera waratabutse kugira ngo buri wese abashe kwigererayo yego gute umuntu ubundi aza kubwira ngo Imana ngo yakunumye ngo ngiye kugusenya kugira ngo ibi no kuvuga ngo ni igisobanuro no kuvuga ngo nyirizina niyo mpamvu iyo ngiye kuganira n'umuntu cyane ku bintu nk'ibi bisaba ko mbanza nkamubaza niba yemere byanditswe muri Bibiliya iyo yemere byanditswe muri Bibiliya biranyorohera cyane kuko no kuvuga ngo impamvu ibyo bintu byabaye no kuvuga ngo mbere
tubona yuko kugira ngo ugane iyo wakoraga ikosa cyangwa icyaha byasabaga kujya ku mutambyi ukazana inuma cyangwa ukazana umwana w'intama kugira ngo abashe gutamba ibyaha byawe bibe byababarirwa. Ariko ibyo ngibyo hari ikintu byashushanyaga igitambo kihoraho aricyo Yesu Kristo. Ni ukuvuga ngo icyo gitambo gihoraho rero aricyo Yesu Kristo nicyo cyaje gikuraho ibyo byose byo kujya ku mutambyi. Niho handitswe ngo ijambo rivuga ngo umwenda wari ukingirije ahera watabutsemo kabiri, buri wese yigererayo. Ntabwo bigisaba kuca kwa padiri, kuca ku munyamasengesho, kuca kuri nde, we direct uvugana n'Imana ikakumva. Ni igihe rero cyo kumenya uko dusenga Imana duciye bugufi, tumenye ko ntabwo bigisaba ko tujya ku muntu ngo dusengere, natwe ubwacu twaganira n'Imana, kandi Imana yiteguye kutwumva no kudusubiza, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo icyo muzasaba mwizeye muzagihabwa. Reka dusenge Imana, reka twizere Imana yacu kuko irakora, ntabwo icisha mu bantu, ahubwo yo ubwayo uganira nayo igakora ikigomba gukora. Kandi tumenye ngo mu bisubizo by'Imana harimo bitatu: yego, oya, tegereza. Mu gihe wasenze Imana ntukarambirwe, haba harimo igisubizo muri ibyo ngibyo. Guma wizere, Imana izabikora. Yego, dusoza n'ubundi uko wari ubivuze, reka dusenge Imana kuko utubwiye ijambo ryiza kandi ryubaka imitima ya benshi. Twese duhumize dusenge. Uwiteka Mana, kanya nk'aka ngaka tuje imbere y'ubwiza bwawe, tugushimira uburinzi bwawe bukomeje kubana natwe, uberwa icyubahiro. Dutambukije ikiganiro, turabizi ko kizaca mu matwi y'abantu benshi. Reka Nyagasani abe ari wowe kubasobanurira, reka buri muntu wese ikibazo yibaza abe ari wowe kumusubiza, kandi reka buri muntu wese agusenge mu kuri no mu mwuka, amenye kuri Imana bitasaba yuko yajya kubwira undi muntu. Reka Nyagasani aba bantu bateguye iyi televiziyo kugira ngo bacisheho ikiganiro, Nyagasani komeza ubagure kugira ngo babashe kuba bamamaza ubutumwa bwawe. Mu by'ukuri bana nabo, kandi ufashe abantu bose, ufashe Abanyarwanda, buri muntu wese umusobanurira amenye kuri Imana y'ukuri, mu izina rya Yesu, amen.